naye nasaza ubwanjye ahantu unyuze hose umufana akanguka. Umufana wese yahitaga akanguka ati habaye iki Amavubi aratsinze. Nasize abakecuru hanze bavuza ibigoma batazi n'ibyayo bumva ati Amavubi aratsinze. Ntabwo byari byoroshye kwitandukanya n'umugore ukaguruka none ugahita ugurukana n'isumo uzenguruka umujyi wose. Ntabwo byari byoroshye. Byari byandenze nanjye ntawe narenza ahondi n'uwari kundasa nawe kumva ibyo ari byo nawe gupfa pfanye ibyishimo. ISUME ni amateka nubwo hasigara akantu kangana santimetero 20. ISUME ni amateka nzagashyira hanze. Zahora kwibutsa iki musa? Zahora inyibutsa Amavubi yatsinze. Ikigaragara afite imishatsi nyinshi. So urebye na taye yanjye nta n'ahantu bihuriye. Ndamusumba. Umuntu yitegereje neza ahita abibona. Nushaka hiti ntabwo giye maranira ngo mpitinge iki. Ndi umugabo wubatse mfite uburyo mbayeho rwose. Uriya muntu unyitirira ahindure challenge. Niba ashaka indamu nge nta ndamu ushaka. Murawe mustawa tunagenda ganya hindukire warayiya tunagenda ganya intambwe. Nta muntu waraye aryamye. Siga umugore mu nzu uriruka. Namusize mu nzu ariko twagoye kabera ariko bagomba kwihangana. Yes, kanongera ngusuzo kurikiye Umutako TV. Nizere ko umeze neza aho uri hose, iburasirazuba n'ingerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Mwenyewe nitwa Ishyaka manager ni Umutako TV utatse ibyiza. Ni muri ka kazi twaje kuvumbura, twaje gusenya inkuta zanze gusenyuka kugira ngo twerekane buri kimwe cyose cyiza n'ibibi byose tubigaragaza, ariko dukeneye ibyiza of course. Nk'Umutako turi mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo. Ahangaha twaje turi ku isaha y'isa 3 niho duhagaze. Hano bita kuri Cine Prince, ni mu muhanda uva kuri LP ugenda rwa Rutabura ukagera mu masantere ukazamuka paka no mu Miduha. N'ahandi hose hagiye hatandukanye. Murabyibuka umunsi ikipe y'igihugu Amavubi yatsinaga ikipe ya Togo sugira ku munota wa nyuma yashimishije Abanyarwanda, ariho Abanyarwanda bose biraye bakajya muri kaburimbo. Ndetse mwarabonye n'imodoka nyinshi zitandukanye. Murazi ko na polisi y'u Rwanda yafunze uwashakaga kugonga abafana b'ikipe y'igihugu Amavubi yaje gutaga muri yombi. Nk'Umutako TV hari umusore mwabonye wabyutse mwijoro yambaye isume ajya mu muhanda arishima karahava. Abantu nyuma induru ziravuga ati umusore bari wambaye isume. Imboga nkoranyambaga zose ziramwishimira cyane. Abasitari nka Shadibu umukobwa mwiza cyane, Mico the best muramuzi mu ndirimbo ye Umunamba, Kati Bashabe muramuzi, n'abandi benshi, Young Grace ndetse n'umwana we mwaramubonye bambaye isume nziza cyane. Uyu musore twamenye ko atuye muri kano gace. Muri iya nzu mwabonye yarahagazemo ni iriya nzu iri haruguru. Nimba mwarakurikiye ifoto neza muri rusange murabona n'umuryango yararimo mu gihe bafataga servi muri rusange. Dukora byinshi bitandukanye kugira ngo tumenye uko babyifashe nimba ari byo muri rusange. Murahabona uko bimeze. Twe tubashaka kwerekana amakuru agezweho kandi amakuru yimbitse kugira ngo Umutako TV tubagezeho ibyiza bigiye bishimishije. Baturanye ko ari muri zince za Rutabura centre. Of course mwe mwitwa Ishyaka manager. Reka tumanuke tugende tumurebe. Burije twabonye umusore uvuga ko ari we, turajya ngo tumenye nimba ari we. Ese nimba atari we biraza kugera bite, ariko dufite kumenya uwo ari we bwite muri rusange. Mpagaze aha saa 3:12 zuruzuye neza mu kadomo nk'Umutako TV, ariko urasabwa kana subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo inkuru zacu ujye uhita uzibona. Amahoro y'Imana bane namwe. Reka dukurikirane ikiganiro kirambuye tuza kugirana n'uyu musore w'amasume aratubwira byinshi bitandukanye. Nibidukundira turabikora, nibitwangira
kandi ntabwo tuba tutagize. Reka mukurikire ikiganiro tugiye kugirana. Bakunze Umutako TV, nk'uko twagiye tubibereka ahantu hose twagiye tunyura mu kumenya amakuru yimbitse n'amakuru ya nyayo, tugeze mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge, aho twagiye kureba wa musore twagiye tukaza kubibabwira. N'ahangaha nk'Umutako TV twarabyiyemeje tugiye kugenda tumukomangire burije cyane 3:48 turi kuri urwo rwe niho tugiye kugira ngo tumuganirize. Ese muri kakazi kacu biraza kudukundira nk'umuvumburo. Nitwe Isiakamana John, Umutako TV, subscribe like, share and comment. N'ahangaha reka tuzo turebe uko biza kugenda. Turi ku rugi niho batubwiye ari aba Nimba abana n'umugore situbizi. Hodi bakunze Umutako TV, turacyategereje ngo twumve koko Nimba baza kutwemerera ingamba n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Turakomeza twirinde kandi tugende mu nzira nziza nk'itangazamakuru. Amahoro bakunze Umutako TV, ntago bafunga ariko ikigaragara mu nzu barimo arimo arumva Nimba ari kumwe n'abantu, ndumva ariko atari wenyine. Allo, mwiriwe bakunze Umutako TV, turagakora gute? Turaza kureba koko Nimba baza kuti butwemerera bakadufungurira bagamije radio. Ntago ari umuntu umwe uri mu nzu ibigaragara. Amahoro nibikira amahoro kusohokanye inkwe n'umugabo. nibiki Turi abanyamakuru b'Umutako TV, mumeze mute? turakomeye ariko se Kusohokanye inkwe ko mu nkanguye koko ego umugabo yamayiteguye. Narimo numva indirimbo, warimo kumva igitaramo? Warimo numva igitaramo? Mba ndimo numva n'amakuru ibintu nk'ibyo. Nitwe Isiakamana John, umunyamakuru w'Umutako TV. Urabyutse ko Ngenzwa n'ikize ndabyutse none. Nitwe Isiakamana John, Umutako TV, turavumbura kandi tukagera kuri byiza bishimishije. Sinzi hari ibyo nshaka kukubwira, watwemera twinjire mu nzu tuganire cyangwa tuganire hanze? Hari ibyo nshaka kukubwira. No hanze ni kare reka nze. Ese kusohokanye inkwe? Cameraman uze kumufotora dore yambaye. Rero tuganire utinjira mu nzu wambaye gutyo. Hari ikibazo se? Cameraman wirinde gufotora wenda hasi mu byubahiro bye, nitumara kumubwira icyo tuje kuganira nawe wenda nyiragasome mumbabarire kabisa. Uratwemeye tuganire bakunze Umutako TV. Ibi ntago biza koroha, ntago biba byoroshye. Asotsi yambaye ni buchikopa ni boxa n'iki. Reka tuze turebe. Tubibutse ko twaje koko kureba wa muntu wagaragaye yambaye ISUME ari mu muhanda, ikipe y'u Rwanda itsinda Togo. Nibyo ese bimeze bite? Uyu musore yatuzaniye intebe. Bakunze Umutako TV, ni wa muvumburo utoroshye, ni kakazi gakomeje koroha cyane, karakomeye. Twaje gusenya inkuta zigiye zitandukanye. Yes, bakunzi b'Umutako TV, tubitse ko subscribe, like, share ndetse na comment ariyo iba ikenewe. Mwarabibonye umunsi ikipe y'igihugu Amavubi kina itsinda ikipe ya Togo, murabyibuka neza ko sugira habura iminota mikeya cyane hafi 12 yaratsinze Abanyarwanda bose birara imihanda. Nkuko twagiye tuberekana, twagiye tuva twamenye amakuru, twabonye andi makuru y'umuntu koko ngo wari wambaye ISUME, ariko andi makuru aza tubwira katari byo. Turi kumwe n'umuvandimwe ahangaha agiye kutuganiza byinshi bigiye bitandukanye. Amahoro kandi Imana ishimwe kuba mudushaka amakuru kandi y'ukuri. Kiriya gihe was wonderful. Byishimo byaraturenze, ariko Amavubi ntiyabashije gukomeza, ariko aho yageze naho turacyara aho ngaho batanze ibyo bari bafite. Turacyara aho ngaho. Uratangira wibwira abakurikiye Umutako TV, twaze gusenya inkuta zanze gusenyuka. Iyo tuzisenye twerekana ibyiza n'ibibi tukabigaragaza, ariko dukeneye ibyiza mu Umutako TV. Ubundi bakwita ndamazina. Njyewe nitwa Nkomeje Mustafa, ayo niyo mazina yanjye. Ndi umusiporutifu, nkunda football, nakinye muri Bugesera, ariko ubu ngubu mfite undi mukino nkina.
uko niko kuri ariko n'ubu turacyari mu gahinda k'amavu yavuyemo ariko aho yageze naho aho yageze naho. Ni byiza kuba uri umusiporutifu. Mustafa, ikipe y'igihugu Amavubi twese Abanyarwanda twarayifanye ndetse n'isi yose muri rusange bamwe na bamwe barayifana. Twaje hano tukimara twabonye ifoto twifuza kumenya umuntu ninde, biratugora cyane ariko nk'Umutako TV twashatse ko kumenya uwo muntu atuye ni hehe. Hari umuntu mwaryanye selfie y'ifoto, niwe muntu wabashije gushyira ku mbuga nkoranyambaga zanjye, bambwira yuko nza kumenya, ambwira yuko muziranye. Niyo mpamvu ndi hano hafi saa 4 z'ijoro turi hano unatubare ko twaje twakwinjirira. Ubundi Mustafa ni muntu ki? Ahangaha tugusanze uribana, ubana n'umugore, ubana n'abandi bahungu bagenzi bawe, bimeze hano mfite umugore ariko wararyamye, urabona murankanguye ariko ngomba kwihangana nk'abantu bashaka amakuru, nk'abanyamakuru, nkabaha amakuru. Mustafa, ni byiza cyane, noneho uratwemere tuganire nta kibazo? Ntacyo bitwaye, ndihanganye. Mustafa wambaye neza, wambaye ISUME made in Rwanda. Yarahitinze. Mustafa, uru rudodo nigeze kurubona rutendera inyuma ariko n'urunguru umuntu wese yarubona. Dore n'urunguru banza naruciye hari sinzi. Mustafa, ISUME yabaye ISUME. ISUME yabaye ISUME yarayanditse. Ngo dusa nabwiwe n'umuntu wari California. Abati ura ni Mustafa wo mu Biryogo, wa undi ukata mu Biryogo, wa undi uca mu Biryogo mu Miduha. Iriya ni ISUME akenyeye. Baribaza birabarenga. Tubwire Mustafa, kwambara ISUME byaje gute? Ese ucyumva intsinzi y'Amavubi ubahise wiyakira kugira ngo uvuge ati reka njye mu muhanda n'Abanyarwanda nirengagize ibya COVID-19 yabwo mu mujyi wa Kigali, njye mu muhanda gufana n'ambaye. Thank you so much. Umva, nige muntu wazengurutse uyu mujyi, ndasohoka mu nzu nkatahitwa VIP, ndagenda nkatahita ahitwa Cinepress, ndazamuka kwa Rutabura kureri pe, nkata kuri 40, nkata mu Biryogo, ndazamuka ndakomeza Kimisagara, nzenguruka umujyi. Aho wazengurukaga uri mu biki birenze aho ngaho ntabwo nari ndwiyambitse, nari nasaza ubwanjye. Ahantu unyuze hose umufana akanguka, umufana wese yahitaga akanguka ati habaye iki, Amavubi aratsinze. Nasize abakecuru hanze bavuza ibigoma batazi n'ibyayo, bumva ati Amavubi aratsinze. Nta muntu waraye aryamye. Siga umugore mu nzu uriruka. Namusize mu nzu ariko twagoye Kabera, ariko bagomba kwihangana. Ati twagoye afande Kabera, tunamusuze cyane kuri mu kazi kose, atagomba kwihangana. Ubwo se umusaza afande Kagame nawe abatengabo mu bitugu, hari ukuntu aba yanatwihanganiye ariko twarabagoye, ariko ibyishimo byacu byagombaga kubaho. Mustafa, umukino wari urangiye, Sugiye Neste agobotse ikipe y'igihugu Amavubi, ari nabwo byatumye tugira muri 1/4 kirangiza. Byaje bite kuba wata umugore mu buriri? Ese mwari muryanye na madamu cyangwa mwari muri salo muri mu mupira cyangwa mukamva wenda kuri radio cyangwa wari murabureba kuri televiziyo? Two tureba kuri televiziyo, so hanze induru zihita zivuga, nanjye bituma umutima wanjye uhita ugurukira hejuru. Ntabwo byari byoroshye kwitandukanya n'umugore ukaguruka, none ugahita ugurukana n'ISUME uzenguruka umujyi wose. Ntabwo byari byoroshye, byari byandenze, nanjye ntawe narenze aho ndi. N'uwari kundasa nawe kumva ibyo ari byo, nawe gupfa pfanye ibyishimo. Wari wambaye ISUME hejuru, nta kintu wambayemo. Niyo yiyi umuntu wese yayireba agahita ayibona. Mustafa, ubwo wari wambaye ISUME hejuru, mu bigaragara nubwo wenda hakoreshejwe kugufotora kuri telefoni ntibize neza,
wambaye igituza hejuru nta soni wari ufite ko wari wambaye ubusa hejuru? nta soni nari mfite kuko nanjye ubwanjye ntenze aho ndi nari nasaze buriya gukunda igihugu so buriya mujya mwumva ngo intwari n'uwari gupfa kiriya gihe nawe kuba mbaye intwari kuko ubundi ubwanjye uburyo niyumvaga naragurumanaga. uravuze ati intwari ni turi tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2021 turi no ku munsi w'intwari. ubundi umuntu yavuze intwari wumva iki musta kino kintu reka tunakivana bari bakizanye ariko bari bikamuzira iyo wumvishe intwari kuri wowe wumva iki? So yo numvise intwari numva ko ari umuntu wagirira akamaro rubanda kandi agirira akamaro abababaye, agirira akamaro abantu bagombaga gufashwa, arinda apfa afashije, yarinze apfa uwo muntu afashije abababaye. Niwe witwa intwari w'iki gihe. ubu nawe abantu bose bafashe amasume ikipe y'igihugu igiye gukina ejo bundi na Guinea Conakry ntiyabasha kugira amahirwe yo gukomeza muri kimwe cya kabiri. nyuma y'ibiriya byishimo hakurikiye ibyishimo bibi. Mustafa wabyakirije kuba ikipe y'igihugu Amavubi iyo yaraviriyemo muri kimwe cya kane kirangiza kandi yari yerekanye ibyishimo igiye muri kimwe cya kane kirangiza? That is enough. Hariya twatanze ibyo dushoboye kandi umwana wawe niyiga akageraho atari butsinde, yari yaratsinze ntabwo wamujugunya. Hariya bageze birahagije. So mu cyongereza babyita ati was wonderful. byari biryoshye, byari birenze, harahagije. Bara ni abacu, nibaze tubakire rwose ntacyo twabaveba. Nikibwira umutoza Mashami Vincent w'ikipe y'igihugu Amavubi? So Mashami Vincent icyo twavuga, Mashami yaragerageje kuko hari abandi batozaga ariya makipe akomeye, so even za Uganda zavuyemo. So ngewe ntacyo naveba Mashami Vincent. Mustafa, ukimara noneho kubona Abanyarwanda bose bambaye amasume ku mbuga nkoranyambaga, amasume ndetse n'umukobwa mwiza Shadibo yari yambaye isume ndetse na Mico the Best, turamuzi mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, mu munamba muramuzi n'abandi basta muri Nyaruguru. Uriya ni uw'iwacu Mico the Best muri Nyaruguru. ukimara kubona aba basitari bose bambaye ari amasume kandi ari wahubutse mu rugo ukiruka nkambaye isume, ni izihe ngaruka zakugizeho kuri wowe kubona abasitari bambaye isume ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi bakeditinga imbere Mashami Vincent na kapiteni w'igihugu cy'u Rwanda Amavubi isume imuteguriye imbere? Wabyakirute? Nakiriye ko ikintu nkoze, nazengurutse umujyi nakasa ahantu hose, byagaragaye ko duhuje umutima, ari umutima umwe, nicyo kintu cyagaragaraga. Bituma yuko nge naranagiye ngira mosiyo ndarira, kuko n'ubundi nkunda igihugu, kandi nizera ko umunyarwanda wese agomba kugira ishyaka yo gukunda igihugu. Byarandenze rero, mbonye biri uburyo amasume yakoze akazi, umva byarandenze. Niyo mpamvu ni ukuzapfira igihugu. Buri gikorwa cyose cyabaho kiza gisaba buri munyarwanda wese ko yagira icyo amarira igihugu. Twanashimishije n'abantu muri rusange. Imyaka yari myinshi Abanyarwanda batishima. Urabizi ko ikipe y'igihugu Amavubi ijya guhangana n'ikipe zitandukanye mu marushanwa. Abenshi bavugaga ati bara naho bazagera n'iriya myambaro myiza bari bambaye, baravuga ati ziriya bagiye
kumurika imyambaro ya made in Rwanda, bavuga byinshi bitandukanye. Amavubi nyuma y'imyaka myinshi adatsinda arishima. Ese kuki mwavuye mu rugo mukajya mu muhanda n'abandi batari bo benshi, mwirengagije ko umujyi wa Kigali twese turi muri lockdown, turi muri gahunda ya guma mu rugo, mwabonaga nta ngaruka zishobora kubaho mu rwego rwo kwirinda COVID-19? Thank you so much. Buriya ni nk'umuntu urwaye igicuri, aho kimufatiye kiramufata akikumbagaza, ntabwo aba azi n'ibyo yangiriza cyangwa bari buhitane. Nuko byatubayeho dushiduka turenza amategeko. Niyo mpamvu twasabye imbabazi, twagoye afande Kabera n'umusaza wacu, agomba kutwihanganira, n'undi asanzwe hari byinshi yihanganira. Ibyo bintu byabayeho. Amavubi rero kugera hariya twavuga ko 1/4 niho hantu buranye n'imbaraga zacu zarangire. So next time, ikindi gihe dufite ejo heza. Mustafa, turacyaraho. Noneho hari undi muntu twabonye ku binyamakuru bigiye bitandukanye yerekana ko ari we wari wambaye ISUME nk'Umutako TV. Tugerageza gushaka amakuru nyayo yimbitse uriya muntu tumugezeho, ati nyamara si njyewe. Dushakisha uburyo noneho uriya muntu mwaryanye selfie aturangira ati kana katuyaha, dukora akazi gakomeye tutari tuzi. Nubwo tutamwerekanye yahise yigenda dore ko isaha zo kuva mu muhanda zari zageze. Uriya muntu wamubonye, ese nimba utamubonye uramubwira iki ko atanye kukwiyitirira? Ariya ni abantu baba bashaka hiti, bavuga uko batari, ariko njyewe ntabwo nishushanya. Uwo mwabonye yari jyewe. Abo ni abishushanya bashaka kwita Mustafa atari bo, ariko ni jyewe ukuri kabisa. Ndabyibuka nimba nararebye neza, n'abantu bakomeze barebe umuntu wari wambaye ISUME, yari afite n'imisatsi yanjye, barebe n'iki, barebe n'ISUME, barasanga ari byo. Uragize ngo barebe na taye yanjye, bibaye byiza hareba n'uru rudodo, uru nguru kabisa. Niko bimeze. Bakunzi b'Umutako TV, dutatswe n'ibyiza tuba dushaka kubereka uko babigiye byifashe. Ese kuriya muntu we twabonye ari inzobe, kandi wo twabonye kaba yari igikara, ari wenda wari wowe, ibyo kutagaragaraga mu maso, ariko makuru dufite niyo. Mustafa, mari impungenge Abanyarwanda, itandukaniro ryawe nawe uriya muntu twabonye n'uwo twabonye ni irihe kuri wowe? Uriya muntu rero ikigaragara afite imishatsi myinshi. So urebye na taye yanjye nta n'ahantu bihuriye, ndamusumba. Umuntu yitegereje neza ahita abibona. Nushaka hiti, ntabwo giye mparanira ngo mpitinge iki. Ndi umugabo wubatse, mfite uburyo mbayeho rwose, nuko bimeze. Nta bintu byinshi. Na taye yanjye si kimwe, uriya nawe twabonye ni imibiri yombi, reka arasanishamo inzobe, kandi wowe uri igikara. Niko kuri, njyewe ndi igikara. Esa nk'uhindukira urebe ibumoso bwawe, ibumoso bwawe, ikigaragara nta n'imisatsi ufite inyuma. Wambwiye ati kubera igipara nikubise ntabwo nkeneye ko mbereka mu mutwe wanjye, ariko ikigaragara nta musatsi inyuma ufite. No mu bitugu byawe kandi twabonaga nta musatsi uriya muntu afite. Oyane mwareba neza kabisa. Bakunze Umutako TV, tuba dukeneye kwerekana ukuri nyakuri, ndetse n'abagenzi bacu duhuje akazi, mukomeze mwerekane ukuri nyakuri. Ari mpamvu dukora akazi kenshi kandi ko kuvumbura, sibyo, tukamenya byinshi. Ni ikipe y'igihugu yacu Amavubi. Amavubi azataha kuwa 3 i Kigali. Urabwira iki Amavubi? Icyo twakora ni ukuyabwira ati welcome home, welcome back home. Mugaruke mu rugo, ni amahoro. Ibyo mwakoze, respect, turabashimira kabisa. Nta kintu twabaveba. Ni abana bacu, ni Abanyarwanda, duhuje umutima umwe, igihugu kimwe. Nta kintu twabaveba.
Amavubi, ikipe y'igihugu Amavubi ihindura iki muri systeme babonye wenda nyinjoro itagenze neza, ihindura iki? Okay, thank you. Ikintu iri buhindure mu mivurire y'umuganga, hari ahantu ashobora gukemangwa mu mivurire. Kubona umuntu ahita avamo ngo aravunitse ni ikindi kibazo. Kuvuga ko umuganga w'Amavubi atazi kuvura neza. Oya, arabizi ariko akore checking arebe neza mu mivurire. Mustafa, burije tugeze ku musozo w'ikiganiro. Abanyarwanda bakubonye bambaye ISUME ndetse n'isi yose muri rusange, urababwira iki? So ikintu nababwira nuko tugomba igihe nyacyo tugomba kwishima, kandi tukishima ku byo twakoreye twashyizemo n'ingufu bwacu. Ikindi nanone tugakomeza kwirinda kandi tukumvira ubuyobozi, ntitube ibigaba ahubwo tube abumvira, kugira ngo tubashe kugira ejo hazaza. Umusaza yama atwereka buri munsi ejo heza kabisa. Mustafa, iyi ISUME nimara gusaza uzayijugunya cyangwa uzayibika ahantu hagiye hatandukanye muri rusange ikubera urwibutso? ISUME ni amateka, nubwo hasigara akantu kangana santimetero 20. ISUME ni amateka, nzagashyira ahantu. Zahora kwibutsa iki Mustafa? Zahora inyibutsa Amavubi yatsinze Togo. Yayatsinze. Izahora inyibutse Sugira. Gira ubutumwa ushobora kugenera abari badukurikiye ku Mutako TV ndetse n'abandi bashobora kuzakwiyitirira. Twebwe niyo mpamvu twari tugenda kugira ngo tukugereho. Abaramutse bazakwiyitirira babyumvise kwanza koko uri muremure, uri gikara, ibyo wagaragaje ni ibyo ngibyo, aho wari uri naho ngaho, ngo wazengurutse imihanda myinshi igiye itandukanye. Reka dusoze utangariza nyine uriya muntu urimo kwitira. Okay, thank you so much. Ikintu nanza gushimira Umutako TV, kundo kuri, nkunze ko muje hano kumva ukuri, kureba umuntu, wa muntu warazenguruka umujyi. Ikindi nanone uriya muntu unyitirira ahindure challenge. Niba ashaka indamu, je nta ndamushaka, reka nta ndamushaka, kuko mfite uburyo mbayeho kandi birantunze, birafashije. Uriya muntu unyitirira, so nagerageze ashake indi hiti nawe ahitinge, kuko aracyari na mutoya, so bizamufasha. Ariko so ndabashimiye Umutako TV, n'ikindi gihe tubona ibyo kuri tuzabaha ukuri kabisa. Mustafa, amagambo makeya wenda 2-3 minota umwe. Ubundi Mustafa tumuzi nk'umusportif, ubundi ubungubu nyuma yo kuva muri bibutse ko bakunze Umutako TV namwumvye nabi, ni muri Bugesera, kinaga ukina football. Hari nk'umuwe mwaka Mustafa? Hari na 14. Ukinaga kuri kangahe Mustafa? Nakinaga 7 kabisa. Ni iki cyatumye uva muri foot tujya mu bintu bijyanye n'ubucuruzi? Nabonye ko umupira ari ikintu kina imbaraga zikajyaho zikagabanuka, ariko mbona ko ubucuruzi buri beta, burenzeho, buri hejuru, ejo bushobora kuntunga igihe cyose. So hari abakina football bayikina, ariko bakamenya ko ejo hari n'ubundi buzima. Nibyo nahisemo. Mustafa, turashoje rero. Arabwira iki abakurikiye Umutako TV? Sinzi nimba ari ubwa mbere waba ubonye. Najya mbabona no kuri TV, mbona ibiganiro mukora,
bikanezeza murakoze cyane ntabwo ari najyaga mbabona ariko nishimiye ko mwasuye kabisa. turashoje reka bakunze Umutako TV twaberekaga umuntu wari wambaye isume mu staff wahaguruka kureba inyuma n'ubundi bakuboneye inyuma mwawe mu staff tunagenda ganya hindukira barayiya turagenda ganya intambwe mwamuwe mu staff na yamaguru y'umukara muramubona wenda nuko yambaye inkweto yari mu nzu. Bakunze Umutako TV reka dusubikira aha of course ni Isiyaka manager ni muri wa muvumburo uba utoroshye wakoze cyane. Asante sana murakoze cyane kandi namwe turabemera. Mwakoze namwe bakunze Umutako TV mwabanye natwe of course ni Isiyaka manager subscribe like share ndetse na comment turacyari babandi bagikomeje gukora bya bindi mwifuza inkuta tuzazisenya twerekane ibyiza mwirinde covid-19 nyamuneka umujyi wa Kigali twakiye muri lockdown twirinde covid-19 twambare neza agapfukamunwa dukaraba amazi meza n'isabune aho turi hose enera metero irinde undinde dutsinde covid-19 ciao ciao.